Tugeze ku gice cya kane cy'inkuru. Niba utarumvise ibice byabanje, byaba byiza uhereye ku cya mbere kugira ngo ubashe gusobanukirwa ibikubiye muri iki. Muri icyo gitondo, Bertani wari umaze kohereza abasirikare bakomeye kurusha abandi mu bo yari ayoboye, abohereje ibwami ngo bajye mu bari koherezwa gufata Rantaro, yasigaye yishimye cyane. Byanga bikunda, Rantaro irwanwa kubera ko yari yateje intambara akica umujenerali, umuyobozi w'ifasi n'abasirikare benshi, akigarurira ifasi yindi. Ni nabwo Bertani yarabimenye neza ko burya mu kubohora nyina wa Taviana na Sefu, Rantaro yagiye kwica abamuguze, agateza intambara muri icyo kigo cya gisirikare. Nanone yaranahangayitse kuba abasirikare bararwanyije bagenzi babo bakabica hafi kubamara, kandi ababona bo bagapfamo benshi. Umukuru wabo ari we na Sefu byashoboraga kumugiraho ingaruka, nawe yashoboraga gufatwa akajya kuburanishwa, yatsindwa urubanza agahanwa. Mbere yo gusubira mu rugo, yabanje kuzuza amaraporo atandukanye yasabwaga kuzuza. Ku rundi ruhande, muri icyo gitondo Rantaro yabyutse afite umunaniro uterwa no kunywa inzoga nyinshi cyane zirenze urugero. Yabyutse abaza aho na Sefu ariko ko bari barabibasangiye, bamubwira ko ari aho yagiye we n'abasirikare be bane, ko ariko atigeze ababwira aho ariho. Kubera inzara Rantaro yarabyukanye isesemi n'umunabi, yabanje koga asaba ibyo kurya, yongeraho izindi nzoga ngo uburyo bazirayemo ku bazinywa biba byiza iyo bongeye kugira izindi banywa muri icyo gitondo. Uko kwari ukwishuka nk'umuntu wibwiraga ko afite amahoro, wibwiraga ko yatsinze undi muyobozi w'ifasi agatera ubwoba abandi bayobozi b'amafasi, atazi ko abasirikare bari bavuye ibwami bari bamuziye. Kumva ko na Sefu adahari ntibyamuhangayikishije cyangwa ngo abyibazeho. Yari yarayarwaniye umukobwa mushiki we ngo amubere umugore wari kwiyongera ku bandi batatu yari afite. Abasirikare bari bamubwiye ko yazindutse agenda, yarababwiye ati nicyo nkundira na Sefu rwose, uriya musore agiye kubera isezerano twagiranye, yazane Tavia tuwane. Yongeye kwinywera inzoga, atangira kuganira n'abasirikare bari bamuri iruhande, ababaza amakuru y'uko bigenda iyo bagiye gusoresha. Nabo yabasabye kunywa uko bashaka, ababwira ati ku mipaka y'amafasi harinzwe n'abasirikare batsinze intambara, nimwe tubyishimire kandi ntimugire ubwoba. Icyatumye ababaza ku by'imisoro si uko yarabiyobewe, ni uko gusa yashakaga kubumvisha ko bari bagiye kuba abakire, akabongeza umushahara. Imisoro bari kujya basoresha mu mafasi abiri yose yari kuba ari myinshi. Yarababwiye ati imisoro turongeraho ibice 5 ku 10 kuri buri muturage uhereye ku mwana w'imyaka 15. Ikindi, abasirikare bicanye baramarana. Nubwo ntishimiye ko abacu bapfuye, ariko niba muri iyi fasi twigaruriye yari ifite abasirikare 10, ubwo hasigayemo nka 3 bazima. Nshaka kubabwira ko abarenga 2/3 bishwe, natwe twahombye nka 1/2. Birambabaje, ariko abasigaye muri bake amafaranga yabahabwaga ni mwebwe azajya ahembwa. Bamweretse ko babyishimiye, bakomeza kumwongera amayoga. Abasirikare bari boherejwe bavuye ibwami kwa Kovani, bari bahawe urwandiko rwari ruho kashi y'ibwami, bambaye n'imyambaro yambarwaga n'abasirikare boherezwaga n'umwami bagiye mu butumwa. Ingofero zabo zari zihariye, ziri utuntu tumeze nk'amababa hejuru, dufite ibara ritukura, kandi amafarashi yabo yose afite ibara rimwe ry'umweru. Ibyo byari mu rwego rwo kugaragaza ko Kovani ari umwami uzira icyasha, uca imanza zitabera. Bari bagiye gufata Rantaro nawe kandi yagomba gucirwa urubanza. Aho bacaga hose n'umuntu wabaga uri kure yarababonaga, kubera ibara ry'umweru ku mafarashi ryagaragaraga cyane. Bihuta, nyuma y'igihe kitari gito bageze mu bwami bwa Rivati, abaturage babaha inzira baragenda. Bakomeje kugenda, bageze mu mafasi yeregera aho Rantaro yayoboraga, amakuru atangira gucicikana hirya no hino ko ingabo zivuye ibwami ziyiziye. Abasirikare bo mu yandi mafasi, abasirikare bari aba Rivati, abo bose bari batuje, basabwe kutabyivangamo. Amakuru y'uko baje yageze kuri ba basirikare bari barinze ku mupaka, umwe yitoranya ajya kubibwira Rantaro. Nanone yari yasinze, yanywa inzoga zo kwivura izindi. Ntiyari yasinze cyane byo guta ubwenge burundu, ahubwo icyizere cye cyari cyazamutse, yihagazeho. Bimwe umuntu anywa inzoga, ibyo yumvagamo mbere yo kuzinywa, akagira ngo byabaye, akabigaragaza, yaba yizera nk'umuhanga muri we, agatangira kuvuga amagambo menshi yibwira ko ari mu bwenge, akiharira ijambo mu bo bari kumwe, yaba afite icyo yakoze akumva ko nta muntu umurusha ibigwi. Ibyo nibyo Rantaro yari yibereyemo. Bakimubwira ko abasirikare bavuye ibwami baje kumufata, yabwiye abasirikare be bari hafi aho kujya kubwira abo ku mipaka ko batangira, bakababuza kwinjira mu mafasi ye. Abo basirikare baramubwiye bati ushaka kurwanya Kovani? Nawe ati nige Kovani, atamfite ntacyo yageraho, ifasi yanjye nimwereza amafaranga menshi yavuye mu musoro, ni gute yatinyuka kunyuriza ingabo zo kumfata? Nimugende mwifatanye n'abari ku mupaka, mubarwanye cyane mubatsinde, nzaba mbisobanurira Kovani. Yakaba yangishije inama mbere yo kubohereza. Mu basirikare hari harimo abasinze, abandi bo basomyeho nkeya. Bamwe bakomeje kumwumvisha ko bidakwiriye ko bajya kurwanya ingabo z'umwami kandi ari we bakoreraga, abandi bari banasinze bumva ko bakwiriye kugenda. Rantaro yabonye bamwe banze kujyayo, arababwira ati umusirikare umwe ubyemera agiye guhagarara hano, utabyemera ahagarare hariya, abamushyigikiye bamujya inyuma. Ibyo byarabaye. Abari bashyigikiye bifuzaga ko bajya gutangira ingabo zari zigiye kwinjira ku mupaka, nibo babaye benshi. Ariko byatewe n'inzoga nyinshi bari banyweye, kuko kuva aho Rantaro akangukiye bari bazinyweye nk'abashaka kuzimara mu isi. Rantaro yabwiye ababihakanye ati muri abagambanyi. Yasabye abasirikare bari babyemeye kubica bakabarimbura nk'abagambanyi, abayigiriye mu nzu ngo ari bugaruke babamaze, aje kubara imirambo y'abashakaga kumusuzugura.
nabo birukiye kubica koko intambara nanone itangira mu bushya hagati yabo. Abo batari basinze bamaze kubica bose babona inyuma hari abasirikare benshi cyane bari bavuye ku mupaka baje ku mafarashi asakuza bashorewe n'abari bavuye ibwami bose. Abo barwanaga bari buzuye amaraso, ubwoba bwinshi bwarabishe bahita bishyira inkota hasi bamanika amaboko. Abari bavuye ku mupaka bigiye imbere, umugaba mukuru wabo arababaza ati intambara ibaye hano yari iki? Baramusobanurira arababwira ati niba ari ibyo muri intwari ntimukwiriye gupfukama kandi mwishe ibigwari. Mbese ntimwarahiriye kurwanirira Kovani aho kuba umuyobozi wanyu wo mu ifasi? Nabo bati yego. Rantaro ari mu nzu yari yahise yiryamira arasinzira, ntiyumvaga ibiri kubera hanze na gato. Inzoga zari zamuganje ku rwego rwo hejuru. Abo basirikare b'ibwami barababwiye bati aho ku mipaka ntibari bahagaze batyo gusa, ahubwo bari barinze ko Rantaro yacika ngahunga aciye ku mipaka y'aya mafasi kuko na Sefu yari yavuganye nabo. Muri icyo gitondo kugira ngo na Sefu abure n'ahandi yari yagiye, we yazindutse mu museso akarya ku mupaka abwira abasirikare bati muri abasirikare b'umwami Kovani ni muri abasirikare banjye cyangwa ba Rantaro? Twebwe turamuhagarariye. Kovani ntiyemera ko umuyobozi yica undi ngo yigarurire agace yarayoboye. Ku bw'ibyo twese nk'abasirikare cyane cyane njyewe dushobora kubihanirwa kuko twemeye kurwanya bagenzi bacu. Ngiye kubavuganira ibwami mwese, namwe mukomeze murinde imipaka koko ntimutume Rantaro acika na gato. Abasirikare ba Kovani baje bitwaje itegeko ryanditse ryo gukura Rantaro ku butegetsi. Umugaba mukuru agaragaje itegeko ry'umwami ryo gufata Rantaro. Abo basirikare bari bamaze kwivugana bagenzi babo bagiye kumufata mu nzu basanga yasinziriye. Baramukanguye akanguka arakaye cyane abaza ati ni gute mutinyuka kunkangura? Bamufatiye inkota ku ijosi bamusohora hanze bahita bamujugunya hasi. Mu guhindukira abonye abo basirikare nabo nta kuzuyaza bamufata ku magaragaro bamucishamo inshyi nyinshi, inzoga zitangira kumuvamo gake gake. Umugaba mukuru yavuze ko bamwambuye ububasha bwe, bamwambura umwenda yabaga yambaye uri mu ibara ry'icyatsi nk'ikimenyetso cy'ubuyobozi. Rantaro risindiye nubwo zari zatangiye kumuvamo yagerageje gutegeka abasirikare be ba Kovani kumurwanirira. Abo basirikare ntibari kumwumvira kuko indahiro yabo yari iyo Kovani nk'umwami, bityo kumvira Rantaro byari gufatwa nk'ubwigomeke. Rantaro w'umunyabyaha bamaze kumukuramo umwambaro babanje kumukubita inshyi mu matwi, bamwambika undi w'igisuzuguriro mu ibara ritukura. Bamusabye kurira ku ifarashi akitwara bakamujyana ibwami aho yari kujya kuburanira. Mbere yo kumujyana, abo basirikare bari bavuye ibwami batoranyijemo bagenzi babo bo kuba bahagarariye ifasi mu cyimbo cya Rantaro na Sefu, basaba n'abasirikare bari bagiye gusigara kuba bazenguruka mu ifasi batera abaturage ubwoba kugira ngo hatabaho imidugararo. Abo basirikare kandi bari basabwe no kuza bagafata na Sefu, umukuru w'ingabo mu ifasi ya Rantaro, kuko yagombaga guhita ashyirwa ku ruhande akabazwa ibyo yakoze. Icyakora kuko yari yijyanye ibwami byaraboroheye bahita bigendera. Rantaro bari hagati yambaye n'ikanzu y'igisuzuguriro. Yari agiye kuburanishwa n'ubwo ibyaha byamuhamaga. Kovani yabaga ashaka kwerekana ko agira ubutabera, ntiyari kumana atamuburanishije ngo icyaha kibanze kumuhama neza. Mu gihe na Sefu yazindukaga akanyura ku basirikare bo ku mipaka agakomereza ibwami, ntiyabanje kujya ibwami nyirizina, ahubwo yanyuze iwabo wa Beritani. Bikaba ariyo mpamvu yabusanyije nabo basirikare bari boherejwe gufata Rantaro ntibahurire mu nzira. Akigerayo yahuye na Beritani wari ugarutse mu rugo. Barasuhuzanyije, Beritani amubaza niba ari amahoro, nawe ati yego ngiye kwirega ibwami mumenyesha ibyo Rantaro yakoze. Beritani ati wirega ibiki? Nawe ati ngomba kumvisha umwami ko nubahirije amategeko ya Rantaro nkamuha ingabo zo kumuherekeza ntazi ko ari bushoze intambara. Beritani yamubwiye ko ibyo yatekereje ari byo ndetse anamubwira ko Tavi yari yagarutse. Na Sefu yarishimye ati narinje kureba mama kuko sinamuherukaga, muheruka ntarajya mu gisirikare. Narinje nanone ngo nawe mbanze nguha amakuru y'uko bimeze mbone gukomereza ibwami. None ndumva bibaye ibyishimo kurushaho kuko na Tavi yahari. Yagiye mu rugo ahoberana na nyina, ahobera Tavi amarira ari menshi. Yababwiye ko agiye ibwami kandi ko ari bugaruka amahoro. Yabijeje ko Beritani yari kubarinda ahita agenda. Na Sefu yari ari kumwe n'abasirikare be bane bari barimo Karo, nizo nshuti zonyine z'akadasohoka yari afite, naho yajyaga zisize kuko zo zari zimushyigikiye mu migambi ye nubwo batari bahuje ubwoko. We yari umurivati abandi ari abakovani. Akimara kugenda, Beritani yabajije Tavi ibibazo byose yifuzaga kumubaza. Tavi yamusobanuriye ibintu bitangaje. Yaramubwiye ati bashiki bawe Masarena na Dokariya nibo bamfashije gucika nkava hano, ni nabo bambwiye ko kujya hari umutekano. Nari ndi kwa nyogosenge wanyu kubera ko abasirikare bose bazi ko ari mwene wanyu, nawe ari gutinyuka kuhanshakira. Beritani atanga ati none se niho na Bekasi ari? Verumone yapfuye ate? Yaramusubije ati wari umunsi umwe ubwo twahuraga na Bekasi na Verumone. Nyuma yo guhura bwa mbere, njye na bashiki bawe twakomeje kujya kwiba bakadusangayo, Bekasi na Verumone bakatubwira ko bendaga guhunga. Bekasi yafatwaga ku ngufu n'abasore bo mu rugo rwari rwaramuguze. Yaba ameze neza cyangwa arwaye yabaga agomba kubashimisha. Ubwo buzima yaramaze kuburambirwa, avuga ko yabuze aho ahongera. Bashiki bawe Masarena na Dokariya baramubwiye bati niba ushaka guhunga twakubwira aho wahongera. Bamurangiye umugabo muri Vati utuye mu byaro bya kure muri iki gihugu cya Kovani.
ngo uwo mugabo ni umukire cyane kandi atunze umugore w'umukovani, uwo mugore akaba avukana n'umuyobozi w'ifasi batuyemo, bivuze ko afite amahoro nta muntu wamusagarira. Bamubwiye ko nahongera akabwira uwo mugabo ikibazo cye azamwumva, wenda akamugira umuja wo mu rugo rw'udahembwa, ariko agahunga abo basore bamufataga ku ngufu. Vermont nawe yabuze agahinda ke, atubwira ko uriya musaza yamuteye indwara nyinshi cyane ntagiye gusubiramo, zirimo izatewe no kumuzirika, kumukubita no kumukoresha ibyo ashaka byose, yaba arwaye cyangwa ari muzima, ku buryo rimwe na rimwe yakororaga agacira amaraso. Yari asanzwe arwara akabura imbaraga, umutima ukamurya kandi mu nda akumva hashyushye cyane. Ibyo uriya musaza yamukoreraga kwabaga ari ukumuhohora. Nawe yavuze ko azakurikira Bekasi kubera ko inzira yari imwe no kwa nyogosenge, najyanye nawe. Bashiki bawe twagiye inama, twanzura ko nza gusaba gukoresha imbaraga zawe ukabohora mama tukabona kubana, kuko uri umusirikare. Nari nizeye ko ushobora kugenda ukavugana n'umusirikare mwene wanyu waguze mama agahita amuguha. Ubwo rero njye na bashiki bawe twaganiriye ko nzabikubwira nk'ikizamini, wamara kubyemera nkaba ngiye kure kugira ngo wabereze isezerano vuba. Kubera ko uri umusirikare w'umukovani, nari nizeye imbaraga zawe. Kubikora utandeba byari byoroshye kuruta uko ari kubikora mpare. Igitangaje, Maserina na Dokariya niho bambwiye amagambo yo kwandika muri iriya baruwa nasize. Ibindi byose bakoze byari ukwijijisha, bagiraga ngo bamfashe mu mugambi wanjye nabo. Bertani yibutse ukuntu bijijishije bagatuma bamara umwanya munini bahiga Taviya, na Sefu akabanza kurakara bimushyiraho abura icyo abakorera. Yabarebye mu maso wo barunama, umujinya ugiye kumufata. Taviya amufata amaboko aramubwira ati wirakara, reka nkubwire icyishe Vermont nicyo wari wambajije. Bertani yakundaga cyane Taviya, yikuyemo umujinya akomeza gutega amatwi. Taviya yarakomeje ati mu gihe twacikaga twagiye twiruka cyane, twageze imbere Vermont inkorora iramufata akorora cyane, amaraso aca mu kanwa ahita hasi. Natwe twayobewe ukuntu apfuye, ariko kuko yakubitwaga uriya musaza yaramwanduje ibirwara byinshi, twatekereje ko aricyo kimwishe. Twe ntitwari gusubira inyuma na gato, twagombaga gukomeza. Kandi bwendaga gucya, twaramufashe tumushyira ku ruhande, tumutwikiriza imyenda yacu. Ngeze kwa nyogosenge wawe Bekasi warakomeza. Bertani yarumiwe aramubwira ati nta kundi, nakabaye imbana, icyo akora kugira ngo amahoro agerweho, bamwe n'ubundi babera abandi ibitambo. Ubwo turi gushaka amahoro nta kundi, ese tugiye guhita tubana noneho? Nawe ati icyo nemeye ngomba kugikora kuko nawe wubahirije isezerano twagiranye. Icyo akora si nonaha. Bertani ati kubera iki se kandi? Nawe ati musaza wanjye agiye ibwami kandi ashobora kuba ari mu mazi abira. Niwe wavuganye na Rantaro ko agomba kubohoza mama, ngashyingiranwa nawe. Mu kubohoza mama Rantaro ateza intambara. Reka banze kugaruka kuko byanga bikunda nk'umukuru w'ingabo ibwami bashobora kutamworohera, cyane kandi no muri vati. Bertani ati njye nshaka kubyemera gusa, nanjye sinahita mbana nawe umusaza wawe atabihaye umugisha, ndetse byaba byiza na se habaye wowe urambwira ko noneho tuzabana, kuko mbere ntiwigeraga ubimbwira. Numara kubimbwira turategereza igihe gikwiriye. Ibwami na Sefu yagezeyo karatanga ibisobanuro avuga ko yemeye ko ingabo zirwana kuko Rantaro yari yabimusabye. Ibyo ko yari yamusezeranyije mushiki we ngo abanze kubohora nyina byanze kubivugaho. Kovani yarabyumvise amubwira ko yari yohereje abasirikare bo kubafata bombi, ariko akaba yari yizanye. Yamuhaye aho kuba ategerejwe n'abagenzi be kuko yari yizeye ko abazanye Rantaro bari mu nzira. Rantaro akihagezwa, uwo mwanya yashyizwe hagati mu bandi basirikare ngo bisobanure, nawe ntiyabeshya. Yarangije kubivuga byose asaba imbabazi. Kovani yararakaye cyane acyumva ko umukobwa ari wateje ibyo byose, noneho umukobwa wo mu bwoko bw'abarivati atari n'umukovani. Uwo mukobwa we nta cyaha yari afite, n'umuryango we byari uko, ahubwo icyaha cyari cya Rantaro na Sefu. Na Sefu yari umufatanyabikorwa muri iyo migambi mibi, kandi ubwo bwari ubugambanyi bwatekerejweho, si intambara barwanye bibatunguye. Kovani yibutse ko afite umunsi mukuru mu cyumweru cyari imbere, ku munsi wa 4. Umuhungu we muto yari kugira isabukuru y'amavuko y'imyaka 8. Rantaro na Sefu bagombaga kwicwa, kandi uburyo bwo kubica bwari bwabone bwo kubashyira muri arena. Abana bato bangana n'uwo bagize isabukuru y'amavuko bakazana imyambi bakabitorezaho nk'ibipimo mpaka bapfuye. Abana b'ibwami b'abakovani batozwaga kugira imitima ikomeye mibi yo kwica abantu nta bwoba bafite. Nk'uko umwana we yari kuzuza imyaka 8, yari akeneye abantu 8 bo kwishimishirizaho, akeneye n'abantu 8 bo kubikora. Muri abo bantu 8 bari kwicwa, na Sefu na Rantaro bashyizwe ku rutonde rw'imbere. Ukuntu abo bana babicaga, barazaga bagashushanya ku mutima, ubwo bagapima ku mutima, bagashushanya mu mbavu, bagapimamo gutyo gutyo, bagenda bashushanya ahantu hose umwana apima mu gipimo kugeza umuntu apfuye agaragaritse yuzuye amaraso. Rantaro yari hamwe n'ibyaha bikomeye, na Sefu we ahamwe n'icyaha cy'ubufatanye n'ubugambanyi bw'igihe kirekire. Kubera ko yari umukuru w'ingabo kandi azi amategeko, kuba ataratanze raporo cyangwa ngo ahagarike igikorwa cy'ubwicanyi bw'abo basirikare be byatumye ibyaha bimuhama, bityo ahiterwamo guhanishwa igihano kimwe na Rantaro. Ikindi, kuba Rantaro yarahozaga mama we byarumvikanaga ko nyine yari abishyigikiye, nta hantu na hamwe ari kubicikira. We na Rantaro bari bafite icyaha kimwe, kubera ko na Sefu yari yamusezeranyije kumuha mushiki we.
Ubwo rero kubera iyo sano bari bagiye kugirana, byarumvikanaga ko bari babipanze, nta mbabazi na nkeya bari guhabwa, bose barabagambanye, bose barabicanye, bose bari bashoje intambara. Abasirikare bari bazanye nabo uko bari bane, bo nta cyaha bari bafite, bagombaga kwitahira. Kovani yabasabye gusubirayo rwose, bakajya mu mafasi yabo, bakabwira abo basirikare bari bashyizweho nk'abayobozi ko bazahabwa andi mabwiriza mashya mu gihe kitarambiranye, ariko basabwa kurushaho gukandamiza abaturage kugira ngo batavaho bateza imvururu. Abo bacuti ba Nasefu babanje guca kuri Beritani bamubwira ibyabaye. Beritani ntiyifuje ko hagira undi ubimenya. Gutabara Nasefu nibyo bagombaga gutekerezaho, ariko byari biteje akaga gakomeye cyane. Bamaze umwanya munini baganira ku kuntu bari kumukiza ntazicwe, imitwe irabarya kuko bari babuze umwanzuro. Nyuma Beritani yibutse ko bari bashyizwe mu nzu y'imbohe yo ku rwego rw'igihugu, yafungirwagamo abanyabyaha bakoze ibyaha bikomeye kurusha ibindi, biganjemo abarivati b'abasirikare, abagambanyi b'abakovani n'abakomeye bo mu bwami yari yarigaruriye. Iyo umwami Kovani yabaga ashaka kwishimisha, yatumiraga abaturage b'ibwami muri arena. Iyi arena ni imwe yajyanagamo abasirikare babaga bazanye n'umwami Rivati aje gusabira abaturage bo kudohererwa ku misoro. Umwami Kovani yabona Rivati azanye amaturo make, agafata umwe muri abo basirikare bamuherekeje, akamuzirikira ku giti muri icyo kibuga, abana bato bakazana imyambi, bakamugira igipimo cyo kwitorezaho, agapfa agaragaguritse. Ababaga bashyizwe muri iyo nzu y'imbohe nini yabaga hakurya y'ibwami, nibo bakorwagamo kwishimishirizaho muri ubwo buryo. Niyo Nasefu na Rantaro bari bafungiwemo. Rantaro yararakariye cyane Nasefu, akumva yamwicira muri iyo nzu y'imbohe. Icyakora kuko bari kwicirwa rimwe, yanze kwigora abikora, aravuga ati abazakwica barahari, nawe uzagaragurika wicwe n'abana bakwice gake gake, bagutera umwambi mu nda, mu gahanga, kandi abo bana kubera ko batabaga bafite imbaraga, bakwicaga wanogonotse, bateraga umwambi ntiwinjire, bakagenda bakomeza kuyitera paka umuntu apfuye. Urwo rupfu rero Rantaro yumvaga rwari rubi kuruta uko yari kumwicira. Bagenzi babo babakiranye urugwiro, bari babonye abasangirangendo bari kuzababanziriza kwicwa kuko bari bashyizwe ku rutonde rw'abari bagiye kwicwa vuba. Beritani rero yabwiye bagenzi bati dukwiriye gufungura iriya nzu y'imbohe, tugateza akaduruvayo gakomeye cyane. Abo basirikare bati tukabikora dute se kandi turi bane, nawe urimo wa gatanu? Nawe ati iriya nzu y'imbohe irimo abantu bategereje gupfa gusa. Ni abantu bakatirwa urwo gupfa ntibicwa ako kanya, bakaba bamara n'imyaka 2 bakirimo, bagaburirwa uko bishoboka kose bitaweho bihagije. Umwami abitaho rwose, arabareka rimwe na rimwe bakanakora siporo, ariko bazi ko umunsi ashaka kwishimishaho azajya akuramo umwe akamwicira muri arena. Abarimo bose nimuze tubahe intwaro zihagije maze tubafungure ku wa 4, mu gihe abandi bazaba barangariye mu birori by'umwami bazagenda babice, kuko bazi ko n'ubundi bazapfa. Kurwana nk'abadatinya urupfu bizatuma bagira icyo bageraho. Muri izo mvururu niho tuzacikishiriza Nasefu wenyine. Murabyumva mute? Ese koko muriteguye tumutabare? Baramubajije bati twabikora mu buhe buryo se? Nawe ati kuko nyoboye abasirikare biroroshye ko najyana imfungwa hariya, ibikoresho rwose intwaro zose nzi ahantu ziherereye, kuzibaha tukazijyanayo biroroshye cyane. Uyu munsi ndajyana Karo nk'umusirikare watorotse akanga kujya aho umwami yari yamwohereje. Abacunga inzu y'imbohe baremera kuhamufungira. Nageramo azagenda abwira imfungwa umugambi dufite wo kubacikisha bakirwanaho. Abasigara tuzajya tujyana intwaro zirimo amacumu, imyambi n'imiheto, babihishe mu byumba byabo. Kugira ngo tubibahereze tuzanyura mu nzira ica inyuma ahataba abarinzi. Iriya nzu y'imbohe ndayizi neza, hari igikuta bazamuyemo ibyuma bikomeye cyane, basigamo umwanya muto cyane. Babikoze kugira ngo bajye babona umwuka uhagije kuko habamo abana benshi cyane barenga 2,000. Aho inyuma ntibaharinda kuko hari n'ingarani zimenwamo imyanda myinshi. Ikindi kubera igikuta gihari, barahizeye bizeye ko nta muntu wahasohoka. Aho niho tuzaza tukanyuza intwaro. Mwe muri mwe arihuta ajye kubwira umwami Rivati aho imigambi yacu igeze, yohereza abasirikare bazana intwaro rwihishwa, tuzajyane kuzimfungwa mu ibanga. Tuzaba turi kumwe n'abo basirikare. Rivati agomba kohereza abasirikare benshi bishoboka, nibura nka 25 baba bahagije. Abo bose barabyemeye. Beritani yavuye aho baganiriraga ajya mu rugo arababwira ati mwite kuri Taviya na nyina, ngiye ku nshingano z'akazi. Basigaye bafite ubwoba kuko Nasefu yari yagarutse, nta makuru bari bafite kuri we. Uwo mwanya Beritani yise ajyana na Karo kuri iyo nzu y'imbohe asaba ko afungwa. Abarinzi bayo bamusamiye hejuru bati umwami tuzabimenyesha ko twamufunze, kandi rwose birumvikana nawe ntiyari kumubabarira niba yari yacitse. Karo yari ari kwemera icyaha bituma bamufunga byoroshye. Rivati, umwami Rivati yibutse ko abayoboraga amateritwari, ni ukuvuga uduce duto twanganaga n'imirenge, bo bari barahoze ari abayobozi be bakomeye, ariko aho ubwami bwabo bwigaruriwe bagacishwa bugufi, bakagirwa abantu bo hasi, bakajya baburanisha abantu ku tubazo tudakomeye, byagorana bagasanga abasirikare cyangwa umukuru w'ifasi wabaga warashyizweho na Kovani. Abo bayobozi bose bo mu materitwari yaboherereje ubutumwa, bamenye uko gahunda zari zimeze, ko ku wa 3 wari ugiye kuza ku munsi wo gusoresha bari gukora ibirori bikomeye
buri miryango yasoreshwaga n'abasirikare bamwe igahurira hamwe, aba basoresha bakabasanga mu rugo rumwe banywa divayi. Amafaranga nayo yakomezaga kuyabagezaho ku bwinshi, ubutumwa bukajyana nayo. Kubera ko se wa Naseferi yarasigiwe amafaranga ahagije yo kubikora, yakoranaga n'umwami bakayongera, bari gufatanya kohereza intumwa no kuzaha amafaranga yo kwitegura. Ibyo byakorwaga mu gihugu hose, nta hantu na hamwe bari barasize, kandi babikoraga mu ibanga rikomeye cyane. Abaturage nabo bari barambiwe gukandamizwa, babigiraga ibanga ryabo, ntibatuma abasirikare cyangwa abandi bantu babimenye. Bifuzaga kuzabatungura, bakabakorera ikintu batigeze batekereza mu mateka. Ayo mafaranga yoherezwaga umukuru wa teritwari yabaga arimo yo kuzagura amayoga n'ayo gufashisha abakene kurusha abandi batari kubona imisoro kuri uwo munsi udasanzwe. Karu yageze muri ya nzu y'imbohe atangira kuganiriza abari bayirimo. Bose bari bariyakiriye bazi ko bazicwa. Kubabwira ko bagiye kubaha intwaro bakabafungura bagapfa barwana, babifashe nk'umugisha uvuye ku Mana. Muri bo hari hafungiyemo abajenerali batandukanye, urugero nka Nasefu, abahoze ari abasirikare bakomeye nka Rantaro wari n'umuyobozi, n'abandi bari barigometse kandi barahoze ari abantu bakomeye. Hari harimo abasirikare byavugaga ko bagambaniye ubwami bwa Kovani, harimo n'abayobozi bakomeye bavuye mu bwami yari yarigaruriye, n'abandi bari bafite imyanya ikomeye. Nta rubanda rugufi rwari rubarimo. Iyo nzu y'imbohe zabagamo, igikuta cyayo cyari inyuma ari ndende cyane. Imbere twakwita nko mu mbuga hari hubatse ibikoni batekeragamo, ubwiherero n'ubwogero, naho hari hagari hazitiwe. Urwo ruzitiro ariko rwafataga ku nzu y'imbohe, ubwo ngubwo inzu y'imbohe igasigara nyine ukwayo inyuma, kubera ko bari bizeye igikuta cyayo. Imbere aho twakwita mu gipangu habaga abarinzi bake, inyuma y'urukuta rwo kw'irembo ku miryango naho hari abandi bake. Inyuma noneho kuri urwo rukuta rwo kuri iyo nzu nta barinzi bahabaga, naho bajugunyaga imyanda. Ikindi hakaba hari iyo myanya yacagamo umwuka. Muri iyo minsi Bertani ntiyajyaga mu rugo. Yafashe abasirikare b'Abakovani, abo batatu bari bariyemeje kuba inshuti za Nasefu, bakamufasha kuvana abaturage babo mu bubata, abajyana mu kigo cya Hikovani, kuko basaga nk'abandi bose. Abavuye kwa Rivati bo baraje bashaka inzu yo kubamo, bakajya bahura mu ijoro. Karo ubwo ngubwo yari akiri muri gereza. Mu masaha y'ijoro abo basirikare batatu hamwe na Bertani babaga mu kigo bitwaje intwaro yabaga yabibiye, hanyuma bakihuriza hamwe nabo b'Abarivati bakajya inyuma ya rwa rukuta, intwaro bakazicisha muri ya myanya yo hagati y'ibyuma byari bikomeye kurusha imitarimba. Ababaga barimo bahitaga babifata bakabisha mu byumba byabo, dore ko iyo bajyaga kurya n'ubundi bariraga hanze. Ku wa gatatu Rivati, abasirikare b'umwami Rivati aho bari hose mu gihugu bari bafite intwaro nyinshi cyane kandi baranazihaye abaturage. Umusore wese n'umugabo wese iwaba habitse imyambi, inkota, amacumu, biteguye urugamba. Abaturage bose mu gihugu hose babyutse bari mu myiteguro y'ibirori. Abaturage bo mu gace kamwe muri buri teritwari bigabanyagamo gatatu, bagafata urugo rumwe, bo n'imiryango yabo yose bagahurirayo, bagatereka inkangara divayi mu mbuga bakayikikiza, indi bakayitereka mu nzu. Banywaga ku yo mu nzu, iyo hanze bayishyizemo uburozi bajijisha, bakanayigezamo hagati nk'aho bahoze banywaho. Ku munsi wa kabiri wari wabanje, umwami Rivati yorohereje inzandiko azohereza abayobozi b'amafasi bose, kugira ngo abaturage bo badahurira hamwe, abayobozi bakabigiraho ikibazo. Yari yanditse ati, hari hashize igihe abaturage banjye badahurira hamwe ngo basangire mu gihe cyo kweza imyaka. Uyu mwaka bansabye guhurira hamwe nk'uko byahoze, bakishimira ko imyaka yeze, ntibazica inshingano zabo zo gutanga imisoro. Abasoresha nibajyayo bajyaho baraba bateraniye, abaraba bariyo bose barishyirira rimwe imisoro yabo. Nimubareke bongere bishime, kuko noneho bamaze kwakira ubuzima barimo. Ntibakwiriye gukomeza kwigunga, nimubareke bishimishe. Abo bayobozi b'amafasi ntibari kubyanga, n'abasirikare ntibari kubyanga. Abaturage bapfa kuba bari gutanga imisoro yabo uko bikwiriye, guhurira hamwe bagakora ibirori rwose ntacyo byari bitwaye. Ibirori byaratangiye, abaturage bo bicara bazi gahunda ihari. Abasirikare hafi ya bose bamenye ko Abarivati mu gihugu cyose bakoresheje ibirori bari kunywa amadivayi. N'abatarasoreshaga, bamwe muri bo nyuma ya saa sita bajyanye n'abandi ngo bajye gusoresha. Abasigaye batagiye gusoresha bari bake cyane. Bifuzaga kugira mu birori byabo bagakoresha itegeko, bakabaha divayi bakinywera, baba bafite ibyo kurya nabyo bakabiryaho. Mu masaha ya saa 8 buri rugo rwari rwabereyemo ibirori, abasirikare bari bagezeyo. Nabo nta kuzuyaza, basabye Abarivati kubaha divayi bubi na bwiza. Babaha ibikombe byiza, babadahira kuri iyo divayi bari bashyize hanze. Ibyo byaberaga rimwe mu gihugu hose, abasirikare basoreshaga mu masaha amwe. Batangiye kunywa, bagiye kugenda abo baturage babaha imisoro yose basabaga. Abo basirikare bahavuye bamwe bazengerera kubera gusinda, bagenda bishima cyane ko icyubahiro bari bafite Rivati cyarutaga kuba bari kujya gukorera iwabo Kovani, aho batari kwikoza ibyo bashaka byose. Bakimara kugenda basinze, imitwe yarabariye, bajya mu bigo byabo bya gisirikare bararyama. Bibwiraga ko wenda ari uko banyweye inzoga nyinshi. Bagenzi babo batari bagiye gusoresha, n'ubundi batari basanzwe bajyayo basigaye, nabo babonye uko baje bameze, batekereza ko ari ugusinda gusa,
kuko bari babibwiwe n'abayobozi b'amafasi ko abarivati bafite ibirori ariko ko bitari bubabuze gutanga imisoro. Abo rero bari bagiye gusoresha abandi bari mu birori. Mu minota mike cyane bamwe batangiye kuribwa bidasanzwe, bakavuga ko inyama zo mu nda bari kumva zimeze nk'izasutswemo amazi ashyushye cyangwa acide. Kuri uwo munsi wa gatatu, ikovani kwa Beritani na bagenzi be bari baramaze kohereza intwaro zihagije mu nzu y'imbohe, kandi abari bari mu nzu y'imbohe bari bahuje umutima wo kuzarwana n'imbaraga zabo zose. Beritani na bagenzi be bari bafite gahunda ndakuka yo kujya ku nzu y'imbohe bagashaka uko bafungura imiryango, imbohe zose zigasohokana intwaro zirimbagura umusirikare wese w'ibwami, umwami Kovani ari we gipimo nyamukuru. Irivati mu masaha y'ikigoroba nka saa 11:15 abasirikare bari banyweye divayi mu birori batangiye gupfa. Ku kigo cya gisirikare kimwe, umukuru w'abasirikare baho bo mu ifasi yabonye abaryamye bari kuruka amaraso, abandi bakaribwa mu nda cyane no mu gatuza bagahita bahwera. Iyo nkuru yayikojeje umuyobozi w'ifasi nawe amubwira ko mu bindi bigo bya gisirikare naho hari gupfa abantu benshi cyane, ko ayo makuru bayamuhaye ako kanya. Mu masaha make cyane abasirikare bose bari bazinyweye bari bapfuye. Mu bigo byose mu gihugu hose bose bari bapfuye. Nawe wari wagiye gusoresha warokotse. Amakuru yakwirakwiriye mu bayobozi b'amafasi bose bumva ko ikibazo bagihuje. Bakoze barura basanga abasirikare barenga 90% bapfuye urwo rupfu rudasobanutse. Ubusanzwe ku ruhande rw'ingabo, mu gihe Kovani yari yarigaruriye Rivati, igihugu cyose cyabaga kirimo abasirikare bagera ku 15,000. 12,000 babaga ahantu hatandukanye. Mu murwa mukuru wa Rivati habamo abasirikare benshi basoreshaga umujyi bagera mu 3,000. Abo bose uko bari 15 bose hamwe hari hapfuyemo abagera ku 13,500. Mu gihugu hose hari hasigayemo abasirikare b'Abakovani 1,500 bonyine. Batangiye gukora iperereza bakeka ko baba barozwe n'abaturage bakaba babarogeye mu madivayi. Ntibanigoye bakora iperereza ngo babyemeze neza, bahise bemeza ko ari byo. Amakuru y'ibanze yagombaga guhabwa Kovani akaba ari wategeka icyo gukora mbere y'uko bo ubwabo bakwataka abaturage bakihorera. Intumwa yavugaho yihuse cyane yageraga ibwami ikoze urugendo rurerure, kandi nabwo nuko bahitaga bohereza iri hafi ku mupaka. Iryo joro iyo bohereje yarayigenda, umunsi utangira ikigenda ijyanye amakuru ibwami. Beritani n'abasirikare be 3 ndetse na 25 bari baravuye ibwami kwa Rivati bagendeye rimwe. Beritani na bagenzi be intego yari yo kwaka imfunguzo ariko bazifite, abandi bo muri Rivati bakica abarinzi, noneho bakifatanya n'imfungo bateza akavuyo ibwami, mu gihe abandi bo bari kuba bacikisha na sefu. Nabo bari baraye hafi yaho bategereje ko ibwami imyiteguro ikorwa neza bihagije, maze abarinzi bagasigara ari bake kuko abandi bose bahitaga bigira muri arena. Mu masaha ya saa 7 abantu bose bari bayigezemo, umwami n'umuryango we bicaye mu byicaro byabo bagaragiye n'abasirikare babarindaga. Muri arena abari bahagarariye ibirori barabitangiye, umwana bamwizihiriza umunsi mukuru w'isabukuru. Mu kuwusoza nibwo bazanaga ibipimo byabo bakazana abantu bo kurasa, mbese abana bakishimisha. Mu gihe wari ugitangira, wa musirikare wari wagiye amasaha n'amasaha yakoresheje imbaraga zirenze ukwemera yageze ibwami. Yihuse cyane yashyiriye umwami amakuru amubwira ukuntu Rivati abasirikare bari bapfuye hafi gushira. Umutima wahise umuvamo. Uwo mwanya yasabye abandi gukomeza ibirori, we akaba agiye mu nama yihutirwa, kuko byari byemejwe ko abasirikare bo muri Rivati bishwe n'uburozi bigizwemo uruhare na Rivati ubwe n'abayobozi b'amateritwari, kuko byari byabaye mu gihugu hose. Kovani yabifashe nk'ubwigomeke bukomeye cyane n'igitero ku bwami ubwabwo, bityo bafata ibyemezo bikakaye cyane. Rivati yagombaga guhita akurwa ku butegetsi ako kanya, agafatwa nk'umwanzi wa Kovani, akajyanwa i Kovani akicirwayo azira gushuka abaturage bo mu gihugu hose. Ntabwo yumvishaga ukuntu abaturage bo mu gihugu hose bari kugira umugambi umwami wabo atabirimo. Umwami Kovani yahise ategeka umugaba mukuru w'ingabo kohereza ingabo nyinshi zageraga mu 30,000 zikagira Rivati. Zagombaga kugenda zigiye kwica abayobozi ba teritwari bakekwagaho kugira uruhare muri ibyo, bagafunga abaturage benshi, bakanabambura imitungo, bagakaza imisoro. Rivati n'umuryango we bo bakabajyana i Kovani. Ibyo byose byari mu rwego rwo gutera abarivati ubwoba no kwerekana ko kwica umusirikare wa Kovani byishyurwaga amaraso menshi. Umwami Kovani yari yizeye abasirikare be, kandi ibyo kubaha amabwiriza yari yabihereye umugaba mukuru. We yasubiye mu birori birakomeza. Ntiyarazi ko abarivati nabo bari biteguye intambara. Abarivati bose, abaturage bari 1,500,000, abagabo bagera mu 700,000, abari hejuru y'imyaka 15 bagera mu 450. Abo bose bari barahawe intwaro biteguye kurwana bagapfa cyangwa bagakira. Abo bari barimo n'abasirikare batojwe cyane bari basanzwe ari abarivati, ariko barambuwe ububasha bwa gisirikare. Amakuru y'uko Rivati bari bishe abasirikare bari bagiye kubasoresha yageze mu bwami bwose Kovani yari yarigaruriye, yarashyizeho abami bamuhagarariye. Abaturage baho nabo batekereje guteza akaduruvayo, batangira kujya inama mu dutsinda duto duto. Abasirikare barokotse bakigira abaturage basanzwe, nabo bagenda babiyungaho, inama irakomeza.
Ibwami kwa Kovani abenshi harimo n'abarinzi b'inzu y'imbohe bari bagiye muri arena, imiryango ikinguye iriho abarinzi. Beritani na bagenzi be bageze ku nzu y'imbohe. Beritani ubwe asaba umurinzi kuvugana na Sefu mbere yo kujya kwicwa kuko ngo yari inshuti ye. Byahuriranye n'uko n'ubundi abo kwicwa bari bagiye kubashyira hanze. Agikingura Beritani ahita afata imfunguzo. Abandi bagenzi be batangiye kwica abarinzi, imfungwa zose zitazisohoka zica abandi barinzi zerekeza muri arena. Zari zifite amacumu, inkota, imiheto n'imyambi. Beritani yafashe na Sefu amusaba ko yamuhungisha akamujyana kure. Na Sefu ati ahubwo wowe genda ufate mama na mushiki wanjye ubacikishe ubavane iwanyu bitazamenyekana ko ari mu bugambanyi nabo bakicwa. Ubatware n'umuryango wawe bigishyushye. Njye nubwo napfa nta kibazo, icyo ndwanira ndakizi. Njye nubwo napfa nta kibazo. Beritani yakomeje kumwinginga na Sefu amutera igikubara baratandukana. Abari bafungiwe muri iyo nzu y'imbohe nini mu gihugu bari benshi babarirwa 2200. Abasirikare barindaga umwami n'ingoro bari 1000 gusa kuko abandi babaga bari mu mujyi bagenzura imijyi isanzwe no ku mipaka. Imfunga zarwanye nk'abiyahuzi zinjira mu ngoro zica abasirikare benshi cyane, zinjira muri arena n'intambara irashyuha. Uko intambara yabaga ndiko amakuru nayo gurukaga nk'umuyaga kagera hirya no hino byoroshye. Amakuru y'intambara nk'iyo yihuse cyane kuruta uko umuntu ari kugenda ku ifarashi yihuta agiye kubibwira abantu. Abaturage barabihererekanyaga bita bigera ahantu kure cyane. Ingabo zo mu mujyi zaje kurwanirira Kovani zisanga yamaze kwicwa kare. Ku rundi ruhande Irivati abasirikari 5 bari basigaye mu bishwe n'uburozi, bo bari bishwe n'ingabo za Rivati ubwazo, izo zindi zitarahagera. Bo n'abaturage bagiye ku mipaka bategereje ingabo zari zije ngo nazo bahangane nazo. Abo basirikare 30 bari boherejwe Rivati bageze ku mipaka binjirira mu myambi y'abasirikare n'abaturage bari babiteguye. Intambara irushijeho gukomera cyane kuko abasirikare bari baje bari bashoboye kurwana mu gihe abaturage bari bahawe intwaro bamwe batari bazi no kuzikoresha. Ayo makuru mu bwami Kovani yari yarigaruriye yageragamo hagahita haba intambara. Abaturage bakigaragambya ku Bakovani babakandamizaga babica, Abakovani nabo bakirwanaho intambara igakwira hose. Ikovani ho imfungwa zakomeje kurwana zinasiga imirira ahantu hose. Beritani yari yagumye aho yakomeje kurwanya bene wabo ashyigikiye imfungwa. Beritani nabo abasirikare b'Abakovani bari inshuti za na Sefu barwaniraga ahantu hamwe, ariko na Sefu bamubuze batazaherereye. Iryo tsinda rya Beritani ryicaga bagenzi babo kuko bari bambaye kimwe nabo. Abakovani barwaniriraga umwami barabizeraga bakabegera, bo bagahita babica. Uko bari 5 ni ukuvuga Beritani nabo abasirikare 4 bishe bagenzi babo benshi cyane bari babizeye. Abasirikare babonye umwami wabo apfuye, abajenerali nabo batangira gusubiranamo, buri mujenerali n'abasirikare be bagasubiranamo ngo nibica n'abakamarana urasigara ukomeze ku umwami. Beritani na bagenzi be bageze imbere babona umurambo wa Rantaro batekereza ko na Sefu yishwe. Ababaye cyane, Beritani yasabye abasirikare kuva mu ntambara bagahunga, batatu bamubwira ko barakomeza guhiga na Sefu. We na Karo bahindukije amafarasi yabo barahunga bajya mu ifasi Beritani yayoboraga ngo babonereho no gucikisha abantu babo. Beritani yasigaye mu kigo cye cya gisirikare karahungana n'umuryango we na Sefu abajyana aho Bekasi yari yarahungiye cyagiye acikana na Taviyo na Verumoni. Beritani yahise atanga amatangazo mu ifasi hose ko ntawe wemerewe kujya gutabara ibwami, ko bagomba gukomeza kurinda umutekano w'ifasi. Yababwiye ko abasirikare babo ubwabo aribo bari gusubiranamo ko umwami yamaze kwicwa, bityo ko bakwiriye kubareka bakareka intambara ikarangira. Abo mu yandi mafasi bo babimenyaga bahita basimbuka bajya kurwana. Intambara akomeje gufata indi ntera. Irivati naho umwami yarishwe, se wa na Sefu nawe aricwa, umujyi barawutwika, abaturage bakomeza kwirwanaho. Ubwinshi bwawo butuma bica Abakovani hafi ya bose. Abarwanaga bari bakubye abasirikare Bakovani inshuro zirenga 15 zose, ntabwo bari kunanirwa kubatsinda. Ni mu gihe kandi n'ahandi hirya no hino mu bwami bwa Kovani naho yari yarigaruriye hose, abaturage bo muri bwo bari kuhatwika bica bihorera ku Bakovani. Abaturage bamwe muri Kovani bari batuye mu mujyi no mu nkengero kuko haberaga intambara ikomeye bidasanzwe, batangiye guhungira mu byaro. Bamwe bizira mu ifasi ya Beritani wari waranze ko abasirikare bivanga mu mirwano. Abazaga abasore n'abagabo yabatozaga kurwana, akabaha intwaro ababwira ko aribo bazahosha intambara. Nyuma y'ukwezi nta hantu namwe yari asigaye hatameze nko mu matongo, usibye mu byaro bya kure cyane. Nta mwami n'umwe wari usigaye ari muzima cyangwa abagize umuryango we. Abasirikare bakomeye bari barapfuye, ahantu hose barahatwitse. Intambara zagezweho ziracogora kuko abo kuzirwana bari baricanye baramaranye. Beritani n'abasirikare be barwanye bagana mu murwa, bajya kurwanya umusirikare wari wararokotse akishyiraho nk'umwami wari ugiye kuyobora mu cyimbo cya Kovani. Beritani yaramutsinze, ubwami bwarabwigarurira ahinduka umwami.
Mu bwami bari barigaruriye, abasirikare bo muri bwo bari bararokotse bihurije hamwe n'abaturage bari basigaye, bongera kwiyubaka bashinga ubwami bushya butarimo umukovani n'umwe. Irivati ubwami bwabo bwafashwe n'undi musirikare usanzwe wagendaga iruhande rw'umwami Rivati ataricwa. Aho Bertani abereye umwami, inkuru yageze ahantu hose, intambara hose zari zarahagaze, ariko buri bwami bari barigaruriye uwo muri bwo niwe wari ubufite mu biganza abuyoboye. Nta mukovani wari ukiri hirya no hino, bari barabirukanye abandi barabishe. Aho amariye kuba umwami, Nasefu yamugeze ari kumwe n'inshuti ze ebyiri. Undi wa gatatu yari yarapfuye, bamuteye umwambi mu gatuza no mu kaguru, bagenzi be bamuvana mu rugamba. Mu gihe bamuhungishaga nibwo mugenzi wabo yarashwe umwambi mu gahanga agahita apfa. Bo na Bertani barahoberanye, bose bararira nubwo bari abagabo. Bertani yari azi ko bapfuye, yabifashe nk'aho bazotse. Nyuma y'ibyumweru bitatu, Karo n'abagize umuryango wa Bertani n'uwa Nasefu hamwe na Bekasi biyiziye ibwami kuko babonaga Bertani atabitayeho. Nyamara yarategereje ko amahoro yize waboneka akabona kubatumaho. Yabonaga kubazana ibwami kandi atarizera ko abaturage bemeye ko abayobora, wenda hari nk'undi musirikare wapangaga kumuhirika ku butegetsi bitari kuba bikwiriye. Yarategereje igihe cya nyacyo. Ikibabaje, se na nyirasenge wa Bertani bari barapfuye, baguye mu nzira. Karo ntiyabashije kubageza aho Bekasi yari yarahungiye. Byari ibyishimo bivanze n'agahinda. Tavi yanyuzwe no kubona Nasefu ahari. Nta gushidikanya bombi bishyize amaboko se yapfuye, kuko Irivati yari harabaye intambara ikomeye kuruta n'ahandi hose. Nta muturage utari warabaye umusirikare kandi abenshi bari barishwe. Bertani yabajije Tavi ati, uzabanza utuze ubone ko nsubiza niba wambere umwamikazi, cyangwa nabwo numara gutoza uzahitamo kubana n'undi utari njye? Ni ukuri, naho wabana n'undi nzagushyigikira, wenda nibanire na Bekasi. Tavi yamuhobeye arira, aramubwira ati aho narindi nagutekerezagaho cyane. Tukimenya ko wabaye umwami nibajije niba ukinkunda kuko nakugoye kenshi, ariko ubu nta rundi rwitwazo mfite. Niba ukinkunda ndahari ngo tubane. Nari naranabyemeye mbere mama akibohorwa. Rwose ndahari, niteguye kukubera umugore, niteguye kubera icyo ushaka cyose. Bertani yaramubwiye ati reka Nasefu abanze kuba umwami, niwe atazamubate kandi Irivati hariyo undi mwami. Bertani atazajyana n'abasirikare banjye bagira Irivati ku mahoro berekeza ibwami. Abaturage bazi agaciro ka Nasefu nibamubona bazamwimikira. Nibamenya ko ari we watangije urugamba rwo kwigobotora Kovani, nta kabuza bazamugira umwami uri hakurweho. Uwo mwami nashaka intambara tuzayishoza, n'ubundi tumaze igihe mu ntambara. Babanje guherekeza Nasefu agira Irivati. Akigera ku mupaka, abasirikare bari bamuherekeje bamanitse ibyapa byanditseho ngo Nasefu ni muzima yagarutse. Abaturage baramwishimiye, bamukurikira aho yajyaga hose. Abaturage bose bari bamuzi kuko bamuganiragaho. Bageze mu murwa mukuru aherekejwe n'imbaga y'abaturage benshi. Abo mu murwa nabo bamubonye bamwiyungaho, bajya gukikiza ingoro. Umwami wari uriho yamenye ibyabaye, ashya ubwoba. Nawe yarabibonye ko atari gutsinda iyo ntambara yaramuka ayirwanye, yemera kuyoboka. Yarasohotse aza yiruka cyane, hobera Nasefu aramubwira ati wari warabuze ngo ufate ubwami bwawe, ngira uwa kabiri kuri wowe. Nasefu yaramwenyura aramubwira ati urabyemerewe rwose kuko utaruhanyije. Byabaye nko gutema mu mazi, nta mbaraga byamusabye ngo abe umwami. Nyuma yo kuba umwami kwa Nasefu, Bertani na Tavi noneho bakoze ubukwe bwari bukomeye ku rwego rwabo. Nasefu nawe yaratekereje abona nta wundi yabana nawe utari Dokariye. Karosi wari gusigariraho yibaniye na Masarina. Bekasi we yasigaye ashakisha. Ibyo birangiye, ubwami bwa Bertani bwakuyeho izina Kovani buba Bertaniya. Nasefu nawe yatekereje ukuntu mushiki we yabaye imbarutso yo gutuma bene wabo bigobotora ingoma y'ababakandamizaga. Ubwami bukuraho izina rya Rivati abwitirira Taviya buhinduka Taviyana. Yifuzaga ko umuntu wese uzatekereza ku bwami bwa Bertaniya n'ubwa Taviyana azajya bihuza byoroshye, akamenya ko byaturutse ku rukundo rw'umukobwa witwaga Taviya wakunzwe n'umusirikare w'umubanzi wabo ari we Bertani. Hanyuma bamara kwigarurira ubwami, igihugu cyakacyita Taviyana, Bertani bakacyita Bertaniya. Inkuru yacu yose naho irangiriye. Cyari igice cya 4, kikaba ari nacyo kigize umusozo w'inkuru yose. Niba warayikunze, duhurire muri komenti utubwire niba utegereje indi nk'iyi. Turabakunda cyane mwese mubana natwe umunsi ku wundi mu nkuru zose tubagezaho. Tubashimiye tubikuye ku mutima ko muzakomeza no kubana natwe mu zindi nkuru.